Yewe nabyaye nkiri muto. Nabyaye nkiri muto kubera amateka yanjye y'ubuzima bwanjye. Mushobora kuba mumbona no mu pastori, ntabwo navutse ni pasiteri. Nta nubwo navutse mu muryango w'abapasitori. Nta nubwo navutse mu muryango w'abantu bakijijwe. Ahubwo nabyaye nkiri muto kuko nari umupagani. Hanyuma rero nyine ndabyara. Nkunda kubwira abantu ko abantu bagaseka ariko burya satani nawe agira promotion. Ntabwo isi mu kazi bisanzwe no mu matorero tugira promotion, burya satani nawe agira promotion. Ugatangira nk'urwagwa, umunsi umwe ukabaza afa kurwagwa, ukajya kuri mitsingi cyangwa se bya bindi, none ubu iyi minsi agizweho n'ibyitwa ibyuma. Tekereza abantu umuntu anywa akanywa n'ibyo byitwa ibyuma. Burya ni promotion satani nawe atanga. Ariko mbaho abagejeje ku byuma, abagejeje ku byo bita ibyuma. Hanyuma nagize umugisha nkizwe nanywa ku byuma, banza mba narasaze, ningezaho nari nsigaye mu itabi n'inzoga nkagira gutya, noneho urukonda rukaza. Ndi umuntu w'umusore nameze neza, cyangwa nkanywa inzoga aho nsitaye nkararaho. Pastori witwa Mukiza Amosi, Imana imuhe umugisha, ari muri Amerika ubu ngubu, arahagarara kuri altari arabwiriza, we wamusambanye, we wamusinzi, we wamugomeye, wapfuye uhagaze, ariko Yesu yagukiza. Nkajya nihishe inyuma y'abantu, arahamagara ngwiro wihane abantu, mbura umuntu n'umujyayo nibura ngo mvuge une babwiraga. Ari umva ibyo ari kuvuga n'ibyanjye. Ndahaguruka ndagenda njya kuri altari bari kuririmba, mugeze imbere arebye ukuntu nsa, umuririmbyi umwe araza aramwongorera ngo ndumusazi. Andebye imisatsi, andebye amaso, arebye ubwanwa, arebye nyine uburyo nsa. Aravuga ati kuko uyu muntu n'umusazi. Buri hari amakosa abavuga ubutumwa bajya bakora, mbimenye vuba uko umuntu agenda abamwe ibi bintu, nubwo ntawe ujya ubimenyera by'Imana, ariko cyangwa uko umuntu agenda yigishwa, hari ibintu ngenda menya. Kera nyiri umuvuga butumwa mvuge muto, maze imyaka 11 ndi umupasitori. Yego. Hari igihe twatubwira abantu, nkajya nk'imbere y'abantu gafata mikrofone ngatanga ubuhamya, nkabwira abantu ngo ngwino kwa Yesu, ngusiga ubusambanyi bwawe aho, ngusiga ubusinzi bwawe aho, ngusiga ubusinzi bwawe, ngusiga ibyo ngibyo uze kwa Yesu. Naje gusanga nyine ari iby'ubwana. Oya. Ubwo se kankwereke. Uramutse ugiye kwa muganga kuri centre de santé cyangwa ku bitaro, ukabona dogiteri yanditseho igipapuro kinini cyane cyanditse ngo siga uburwayi bwawe aho ngaho hanze winjire. Wakumva umusonga wakwishe, wenda iryinyo ryakwishe cyangwa wavunitse, ariko ukabona icyapa kirekire ku bitaro cyanditseho ngo siga uburwayi bwawe aho winjire, hanyuma winjire. Ngaho tuvugisha ukuri, jugunya karande, siga karande zawe ahuze kwa Yesu. None niba sinzi niba ari kubyumva, ndabyumva, niko twatubwiriza. Hanyuma ariko ni ubwana. Ntabwo wabwira umurwayi ngo siga uburwayi bwawe uze kwinjira kwa muganga. Ntago ari byo. Ahubwo ngine kwa muganga. Umubwira uburwayi bwawe. Niwe ufite ubushobozi bwo kugukiza. So iyo tubwira abantu ngo basiga ubusambanyi bwabo n'ubusinzi bwabo baze kwa Yesu, tuba turi kubicurika. Ahubwo ngine kwa Yesu niwe ufite umuti wabyo. Kuko n'ubundi waruzi uko buri hari abantu basambana batabishaka, akamara gusambana akarira, akamara kunywa itabi akarira, agahinda kakamwica kubera bimubabaje. Se kubera bimubabaje. Erega y'umuntu ari kwa Satani abari imbata, kandi nta mbata ikora ibishaka. Hari abantu biba batabishaka, hari abantu basambana batabishaka, bamana no kubikora rwose agahinda kakabica, babuze izo mbaraga zo kubivamo. Ngewe rero inama nabagira ni imwe, ngwino kwa Yesu, ngwino ukuri. Nanjye naje ukundi, we ngwino ukuri, Yesu niwe muganga w'ibyaha. Bibiliya ivuga ngo niwe ukiza abantu b'ibyaha. Sibyo? Ngwino kwa Yesu, uze nk'ukuri, byose ubizane, ubusambanyi, inzoga, byose n'ubutinganyi, byose n'ubujura, nubwo waba waravanyemo inda 8, nubwo waba waribye banki, ngwino, we ngwino kwa Yesu. Nicyo ntabwo ngwira ngo bisigiye uze, izo mbaraga zose zifite ntazo ufite. We ngwino kwa Yesu, hanyuma umubwire Yesu rero ubusambanyi kuvaho bwarananiye, ubusinze kubuvaho. Yo maze amasaha 3 anywa inzoga, numva igitima kiri kudiha, kuko muri bari mu cyobo. Icyo cyobo rero kirimo kituzuye, ni Yesu kijyamo akacyuzuza. Cya cyobo abantu bagira ibyobo mu mutima. Icyobo kandi ntiwacyuzuza. Ugishyiramo abagore barebare nticyuzure, ukagishyiramo abagore bagufi nticyuzure, ukagishyiramo abagore bafite amabuno nticyuzure, ukagishyiramo abagore babyubukiye inyuma cyangwa nticyuzure, ukagishyiramo primus nticyuzure, ukagishyiramo mitsingi nticyuzure, ukagishyiramo umbajije ikibazo gikomeye.
gishobora no gutuma wenda ngirane zo n'abapasiteri bagenzi banjye kandi simbikunda Oya. nubwo nshituka byaje ariko reka tubanze twumvikane iki kintu gusambana ni icyaha umuhungu n'umukobwa bakoze imibonano mpuzabitsina batavuye kwa padiri batavuye kwa pasitori batavuye kwa shehe bakurikije uko imyizerere yabo Yego. icyo gihe bakoze imibonano mpuzabitsina baba bakoze ubusambanyi kandi bibiliya imana itubuza gusambana kandi no gusambana bigira imburyo ingaruka zabyo kuko bibiliya iravuga ngo muzibukire gusambana kuko ibindi byaha byose bikorerwa hanze y'umubiri Yego. ngo reka icyaha cyo gusambana cyo gikorerwa mu mubiri imbere kandi buryo ko bivuga ngo imibiri yacu ni insengero z'umwuka wera kandi buryo umwuka wera ni imana sibyo so icyaha cyo gusambana rero kiri mu byaha bibi yego kuko cyo gishobora no gukurikira generasiyo ni icyaha gishobora no gukurura n'imivumo ku bazakurikira bityo Dawidi amaze gusambana na Mukawuriya Imana yaramubwiye ngo inkota ntizava mu rugo rwawe kandi nta mwana wari wasambanye niwe wari wabikoze Imana yaravuga ngo inkota ntizava mu rugo rwawe so icyaha cyo gusambana tubanze tugiye kiriya uko byaba biri kose mwaba niyo mwamusenje kimwe mu mushingirwa mugasambana mwamukoze icyaha hari icyo bita avance icyo ni icyaha ibyo ni isi kubizana ariko ni icyaha ni icyaha ko bagikora ari benshi ntabwo gukora ibyaha benshi bikuraho ko ari ibyaha ahubwo reka njye ku cyo wari uvuze noneho barasambanye basambanye bakoze icyaha already icyaha cyabaye twumvikane iki kintu impamvu navuye ngo ibintu ngiye kubivuga bishobora kunteranya n'abapasiteri bagenzi banjye bihangane uri gusubiza ibyo nkubajije icyaha cyabaye gusambana nicyo cyabaye yego sibyo gutwita rero ubwabyo byo si icyaha gutwita ntabwo ari icyaha ariko gusambana ni icyaha kandi gutwita byaturutse mu cyaha ariko gutwita ubwabyo byo gutwita si icyaha ahubwo ni urubuto nyine rw'icyaha yego ndavuga iyo abantu baryamanye batarasezeranye biri kumvikana yego so rero aho abanyamadini tubivangira ni uyu mukobwa n'umuhungu bashaka gushyingirwa ariko baryamanye bakaba batwise bakuje imbere n'abantu bakoze icyaha cyo gusambana ukwiye kubababarira nk'uko wababarira n'ubundi wibye cyangwa wasambanye ntiyatwara inda ukabaturaho imbabazi none uyu muhungu yakoze icyaha n'uyu umukobwa aratwite ufata icyemezo cyo kutabashyingira icyo ukoze ubimye imbabazi kandi abapasitori n'abakozi b'Imana hari ikintu tujye twibeshyaho imbabazi si izacu ni iz'Imana ubundi Imana tugiriye icyizere iravuga ngo bana banjye mujye mutanga imbabazi mu izina ryanjye none twebwe twazigize izacu turazigundira twanga no kuzitanga kandi imbabazi ni nyir'ubwite n'Imana yaziduhaye nk'ubu iravuga ati Alphonse ujye umpera abantu imbabazi ubatureho imbabazi none twebwe kuzitanga bikanga icyo ni kimwe icya kabiri uyu muhungu n'umukobwa wanze gushyingira niba ajya kwishingira ntuzabahaye satani banze kwishingira banze gukora ibyaha bibiri biri kumwe none baraje ati dushyingire wanze kubashyingira none se ubwo ngubwo ubafashije gukizwa cyangwa none ugiye kubafasha kujya bajya mu mwobo no hasi nk'uko wasanga umuntu yaguye mu mwobo ukamutaha amabuye hejuru bava ko ushingiye uwo musambanyi umwana wa pasiteri usambana abana ba pasiteri se ni bamarayika nibo bamarayika nibo bakora ibyaha kandi babiri abana ba pasiteri bakora ibyaha nk'uko abandi bakora ibyaha nawe se barasambana reka reke kubashinja ibyaha ariko nzi ko n'abana ba pasiteri rero muri mabona basinze none se uretse n'abana babo nta bapasiteri bakora ibyaha uretse n'abana babo icyaha cyo guca ku mutama ya lift hari ibintu kera bageraga umukobwa ukiri umwari nyine kera bakagashyiraho ariko se uyu munsi wamenya umwari n'utari umwari da uwo mukobwa waza gushyingira abavanyemo induru babamenya abamaze iminsi babiciye babataye mu musarani babamenya ntabwo wamushyingira abiteyemo ibyuma ibyo kudatwita se cyangwa banyweye imiti wabamenya none uwo muntu watwise kuko byagaragaye niwe ugiye kwigerezaho nkana ubu se abandi bo ubabwirwa n'iki dufite igipimo tubapimisha si ukurebesha icy'amaso gusa
yes mbaye ikaze kandi ndabifuriza kumererwa neza mu dukurikiye mu bice bitandukanye waba udukurikiye uri mu Rwanda dukurikiye uri hanze y'u Rwanda mbaye ikaze muri kino kiganiro wakoze subscription kugira ngo umuryango mugari wacu waguke ugira uvatse naho ugera mu Rwanda mudukurikira muri mu ntara enye amajyepfo amajyaruguru iburasirazuba ndetse no mu mujyi wa Kigali ubwo ni twayita nayo intara cyangwa se umujyi wa Kigali ko wa gatanu mudukurikiye muri diaspora muri benshi turabakunda cyane muradukunda muri benshi abari abanyarwanda abanyamurenge abarundi abagande pfa kumva neza mu Kinyarwanda mwekaze muri kino kiganiro Urugendo TV ndabashimiye cyane mwe mwakoze subscription ndetse nanabashimira cyane nshimira hoteli twicayemo ni hoteli nziza iherereye mu karere ka Rusizi ukigera mu guest house bayita Peace Guest House ni hoteli nziza cyane ukigera mu karere ka Rusizi ufata umuhanda cyangwa ugafata umuhanda umera nk'werekeza ku Kivu ku mazi dore ko inaherereye iruhande rw'amazi wicaye hano uba witegeye ubwiza bw'ikiyaga cya Kivu ndetse umanuka ahahoze hitwa ngo bwari shaje cyangwa se hari kaminuza nshyashya uragera ukamanuka ugata umuhanda ujya ku kibuga cy'indege cyangwa se uka Cyangugu ukamanuka hepfo ubera nk'ugana ku Kivu uhita ubona icyapa kinini cyanditseho iyi hoteli ni hoteli nziza ifite ibyumba byiza ifite amajaride zitandukanye nahageze ndahakunda cyane masanga twatuzu twiza cyane tumwe bavuga ngo no twa Kinyarwanda wageze neza uricara ugatengamara bakakwakira serivisi nziza cyane nahakunze cyane ndetse nanjye nahagushimira cyane cyane wowe ukunda kuba uri ahantu hatuje hatari urusaku ndetse inge nitwa Nepo turi kumwe na Pasteur n'umugabo ufite ubutumwa ndetse ufite ubuhamya bukomeye cyane n'umugabo mukunda muri benshi n'umugabo benshi mwifuje kumubona kuri kamera z'Urugendo TV kuyogeza ubutumwa byo murabana cyane kubera ko bakunda gukorana cyane uyu munsi rero kwagira umugisha ko tumufite kugira ngo tuganire byinshi bitandukanye katumuye ikaze abanze aturagize Imana tubone kwinjira mu kiganiro abona no kutwibwira murakoze cyane abakurikiye yogeza butumwa TV ndetse n'Urugendo TV mbaye ikaze kandi Imana ibahe umugisha yego kandi mwakoze kubw'ubutumire Imana ishimwe reka dusenge nyagasani mwami Imana yacu turagushimira ubuzima duhaye turagushimira ko tugiriye neza tukaba tubonye aya mahirwe yo kugira iki kiganiro ku bantu bakurikira Urugendo TV ndetse n'iyogeza butumwa TV turagushimira ko warenze ubuzima bwacu n'ubugingo bwacu kandi turahamagara umwuka wera kugira ngo abari utuyobora mu byo tugiye kuvuga reka iki kiganiro kibe mwami Imana umuyoboro uzatuma abantu benshi baza munsi y'umusaraba kandi bagira byinshi bungukirwa mu rugendo rutujyana mu ijuru kandi muri urugendo rwera imbuto zikwiriye abihane nk'uko dusaba bana natwe rero duha ubwenge budasanzwe umwuka wera n'imbaraga zidasanzwe n'ibitekerezo bidasanzwe kandi turasabye kugira ngo uhabwe icyubahiro muri byose tubisenze mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu amen amen yego ndagushimiye cyane kitwa turenza ku masengesho yaranye na comment yaduteraho twinjire mu kiganiro hari umuntu kubonye kano kanya ari ubwa mbere akubonye akavuga ngo ndifuza kubanza kumenya Pasteur turi kumwe ni muntu ki no mu Pasteur muri itorero ayimazemo igihe cyane nitwa Nkurikiyumukiza Alphonse ndi umupastori umupastori mu itorero Anglikani ry'u Rwanda muri diocese ya Cyangugu mu karere ka Rusizi hanyuma ndubatse mfite umugore dufite abana 5 ariko twageze no mushaka ko dufite umwuzukuru murabona ndi umusaza ndakuze urakuze ariko ndashima Imana ariko ntago bigaragara ndashima Imana yewe nabyaye nkiri muto nabyaye nkiri muto kubera amateka yanjye y'ubuzima bwanjye mushobora kuba mumbona no mu pastori ntabwo navutse ndi pasiteri nta nubwo navutse mu muryango w'abapasitori nta nubwo navutse mu muryango w'abantu bakijijwe ahubwo nabyaye nkiri muto kuko nari umupagani hanyuma rero nyine ndabyara kuko ndibuka ko nakijijwe muri 2003 nakijijwe rero mfite abana 2 niyo mpamvu rero ku myaka 45 mfite umwana w'imyaka 23 ufite 23 urugendo rwanjye kuba ndahanga uyu munsi ndi umupasitori ndi umurokore
ni urugendo rurerure ni ubuhamya burebure ariko ndashima Yesu wanyirije. Yesu wagukije. Nkimara kumva kutwibwiye msingira amatsiko yo kumenya ubundi buzima bwa pasiteri yari afite mu gihe atarakizwa. Tunyuremo gake kugira ngo tutaza gutinda ko ntabwo ufite umwanya muremure. Reka ubuzima bwanjye mufatire gatoya muri make. Nyuma ya jenoside yakorewe Abatutsi niho nari mbaye umusore w'imyaka nka 15 hanyuma nisanga nyine mwaya mateka yo mu iki gihugu ameze atyo, imiryango ntayo, ubuzima ntabwo, mbese binasa naho isi yaturangiriyeho, isi yashize. Ariko mwibwo buzima n'ubundi nabagaho ntazi gusenga, nabagaho iwacu ari abasinzi, nanjye ndi umusinzi w'umwana. Hanyuma nyine nkunda kubwira abantu ko abantu bagaseka, ariko burya Satani nawe agira poromosiyo. Ntabwo isi mu kazi bisanzwe no mu matorero zigira poromosiyo, burya Satani nawe agira poromosiyo. Ugatangira urwagwa, umunsi umwe ukabaza fa kurwagwa, ukajya kuri mitsingi cyangwa se bya bindi, noneho mu minsi hagezweho ngo byitwa ibyuma. Tekereza abantu umuntu anywa akanywa n'ibyo byitwa ibyuma. Buriya ni poromosiyo Satani nawe atanga. Ariko abagejeje ku byuma, abagejeje ku byo bita ibyuma. Hanyuma nagize umugisha nkizwa nanywa ku byuma, banza mba narasaze. Ariko mu inzoga z'inzagwa, mu byeri, yewe nagize niba nabyita umugisha nakoze mu ruganda ruzikora Igisenyi imyaka 4. Mu itabi risanzwe ry'impara, filitiri, superimace. Ariko nza no kuva kuri iryo tabi ya poromosiyo ya Satani nakubwiraga, nywa n'urumogi, ndemba no ku rumogi narwagwa nuko, ariko nywa n'icyo bita kanyanga zavaga Igoma, ndabyibuka mba ku Gisenyi mu mujyi. Icyo gihe kandi nari umusore pe, nari umusore mwiza usa neza, murabona ntagiye kuzana biragaragara, nari umusore mwiza pe. Ariko Satani yaranyishe mpagaze. Urumva niba nkubwira ngo umwana wanjye namubyaye mfite imyaka 19, nari mfite umwana 19, imyaka 19 nari mfite umwana. Urumva naho aho narindi, ariko ubuzima bwanjye mbujyana mu busambanyi bukomeye, mbujyana mu nzoga, nari maze kubivuga, itabi. Hanyuma kandi buryo umubiri wanjye ufite n'ibikomere, bagiye bamfunga, hari igihe najyaga ndara hanze bugacya. Hari ubwo nyambwira abantu buryo nigeze mva mu kabari mfite inzoga ntahanye n'indaya, noneho turaza tugeze nshigatiye inzoga, mfunguye urugi rufungutse, nanjye ngo imbere igice kimwe kirara hanze, ikindi kirara mu nzu. Wa mugore nsanga yagiye, ibimene by'amacupa biri mu nzu, inzoga zamenetseho. Ubwo bwose n'ubuzima nagiye nyuramo, kandi n'umusore mu by'ukuri mutoya. Hanyuma nza kubikuriramo. Muri make ubuzima bwanjye bupfa ariko mpagaze. Burya hari abantu bajya bapfa bahagaze, ariko numva ngowe pe, numva ngowe, nari ngeze kure, ningeze aho nari nsigaye mu itabi n'inzoga nkagira gutya, noneho urukonda rukaza. Ndi umuntu w'umusore nameze neza, cyangwa nkanywa inzoga aho nsitaye nkararaho. Bugacya imbeho ya mu gitondo yandi ya saa 11 yanyica, cyangwa umva abantu bari kugenda, nkabona nkandara nkagenda aho ndyame nkaryama aho ngaho. Dore ngo abagore barihangana, njye bibwira abantu bagashaka guseka, ariko icyo gihe mu bwo buzima nabagamo nta mugore wo kunyihanganira. Burya abagore bari mu bantu bazi kwihangana cyane, ariko nta mugore wari kunyihanganira ngo tumarane n'amezi 3, ntibyari gushoboka. Nari nteye nabi, nari umusinzi, najyaga mu bagore kandi nkarwana. Nta mugore wo kunyihanganira, ariko ndashima Yesu mu by'ukuri kugira ngo tuvunagure. Wenda ikindi gihe muzagaruka cyangwa twongere duhure. 2003 nari mvuye mu bitaro, bari banteye inkota ahangaha ku kuboko no mu mugongo, njya mu bitaro hariya bya Gihundwe. Hari kandi twarwanye, narwanye n'umuntu wandushaga, wari ufite abadayimoni bo mu cyiciro cyo hejuru. Wowe yari yageze ku byuma kera, yari yageze ku byuma kera. Hanyuma turwana, afite inkota mu ijakete, aranshanyagura ibi byose no mu mugongo. Njya mu bitaro ntashye, ndyama mu nzu. Nari mfite umukecuru twari twarasigaranye, wari ufite ibikomere byinshi ku mubiri kubera nyine jenoside yakorewe Abatutsi nababwiraga. Nawe itishoboye, abana be barashatse. Mba mu kazu kanjye kare aho ngaho k'ubusiribateri n'umukecuru. Hanyuma rero bigeze aho ngaho nyine muri 2003 ndyamye ndi ku buriri mu gitondo saa 11, nambaye kamambiri zidasa, rumwe rumutuku, rundi
niba ari icyatsi kibisi niba ari ubururu ubururu hanyuma rero zimwe za kera zari ubururu habaga n'iz'icyatsi yego bikaba mbere binini nini Yego. izi za moja zari zitari zaza hanyuma numva ijwi rimpamagara mu gitondo ndi kubyuka nambaye agakoboyi kacitse karimo ibiremo inyuma na garakosite imisatsi nari narashyizemo ibintu sinshaka kubivuga kuri mikoro kugira ngo hatagira umwana uzabyigana ibyo nashyizemo kugira ngo nzige imisatsi n'ubwanwa amaso yaratukuye kubera urumogi n'inzoga no kutaryama hanyuma mbyuka gutyo ijwi rimpamagara rimpamagara gatatu rirambwira ngo Alphonse mwana wanjye ndagukunda kandi nkugirira ibyiza ariko ukanyitura ibibi iryo jwi riraza inshuro 3 hanyuma ubwo ko numvise ijwi rimbwira ngo Alphonse mwana wanjye ndagukunda nkakugirira neza ukanyitura ibibi nibwo nibutse muri jenoside yakorewe abatutsi uburyo umuryango wanjye babishe mpari ndeba urwo rupfu ngasigara muri uyu mujyi wa Kamembe nkareba uburyo muri 98 bisi ya Buraseri abacengezi batwitse kuri hagati ya Buraseri no mu mujyi hari abantu batwikiye bisi ya Buraseri nuva ugeze ku Gisenyi ukava mu mujyi ku ruganda rwa Buraseri uzahanyura bahita ku Gipanga iyo bisi nsiga nasinze ndi kunywa n'itabi bisi ransiga abacengezi barayitwika ntapfiramo abantu bakiranukaga bari abagabo nyabagabo ngiye wari umupfu ndasigara Imana inyibutsa byinshi gusa uburyo usambanye nakoze ntibantema ntibanyica ibintu nk'ibyo ngibyo ariko ijwi rirambwira ngo haguruka uyu munsi ujye mu rusengero umuvandi niba hari ikintu cyankoroze mu buzima bwanjye ni ijwi ry'amuntu ujye mu rusengero mu rusengero iryo jwi rimbwira ngo njye mu rusengero njyewe wacyuraga indaya indaya gusa njye narazicuruzaga oya nari umwagenti uzi ukambwira ngo nshakira indaya nkakubaza ni umuremure ni umugufi ni ubyibushye hejuru ni ubyibushye hasi ni ufite amaso ameza ate ni ufite inyinya yo hasi niyo hejuru donc nkakubaza uwo wumva wifuza bakiniraga bahise cyane ntabwo nibuka neza ariko buri muntu wese agira kuye hari ukunda b'inzobe hari ukunda b'urukara hari ukunda bareba n'abagufi ariko nibwo buzima nari ndimo so ibi byose rero ijwi rinyibukije ndahaguruka yego bimwe ngo njye mu rusengero mu buzima bwanjye ikintu cyitwa urusengero ni nko wabona ingurube mu musigiti ariko ndahaguruka ndazamuka ku muhanda sinzi niba urusengero rwacu rw'Anglikani mu mujyi wa Kamembe mwahabonye ariko buryo iwacu naho mwikaritsiye ndahaguruka njye ku muhanda hariya imbere ya sitasiyo ya Rubisi munyuzeho mbona abantu bari kumanuka bajya bamanuka okay nanjye ndabakurikira mbona bamwe binjiye mu rusengero rwa Anglikani nyine hariya kuri katedrali yego nanjye ndinjirayo nicara hari inyuma ariko bya bikamambiri biraho inzara maso aratukuye nicara inyuma umupastori witwa Mukiza Amosi Imana imuhe umugisha ari muri Amerika ubu ngubu arahagarara kuri altari arabwiriza we wamusambanye we wamusinzi we wamugome we wapfuye uhagaze ariko Yesu yagukiza nkajya nihije inyuma y'abantu arahamagara ngwiro wihane abantu mbura umuntu n'umujyayo nibura ngo mvuge une babwiraga ari nkumva ibyo ari kuvuga n'ibyanjye ndahaguruka ndagenda njya kuri altari bari kuririmba mugeze imbere arebye ukuntu nsa umuririmbyi umwe araza aramwongorera ngo ndi umusazi andebye imisatsi andebye amaso arebye ubwanwa arebye nyine uburyo nsa aravuga ati koko uyu muntu ni umusazi banga kunsengera pasiteri yanze kunsengera aho nakunda umusazi ndi mumusarireho kandi koko sinamurenganya niko nasaga hanyuma rero ndangije nyine banjyana muri ofisi ye ndapfukama cyo bikoze bansomera zaburi ya mbere abango hahirwa umuntu adakurikiza imigambi y'ababi ntiyicarane n'abanyabyaha n'abakobanyi mu mategeko y'Uwiteka n'ishimira ku manywa n'ijoro bazabona igiti cyatewe hafi y'amazi nuko yego baransengera amaze kunsengera kuva uwo munsi nibwo nakishijwe numva bya bindi byari bindiho bimeze nk'ibindemereye bimvaho ndangije uwo munsi nakira agakiza ikibazo cyaje rero ntashye ngeze mu rugo nsanga umukecuru mu rugo arambaza ati mwana wanjye se kutakisa none saa 7 kuri kwazaga wasinze cyangwa bukuranda se utashye utisa uje wigenza ku muhanda umukwabo wabaye nta mukwabo wabaye niki cyabaye se ntacyo nicara mu rugo burira arambwira ati mwana wanjye urapfira hano byagenze bite nta kibazo wagize ntacyo afata amafaranga 200 arayamaza ari zikiri inote genda base ujye kugura icupa wenda abandi barakuvumbye ndamubwira ariko ngiye ntabwo mwinzoga agure ubwa mbere nanyoye icyayi cyanwitse mu kanwa nanyoye icyayi
kinwika mu kanwa numva ari ibintu ntamenyereye ndahoza ndaryama ariko mama agira ngo ndi bupfe yumvaga ni gute Alphonse yaryama atasinze ndaryama mu gitondo aza gukomanga ambwira yategetse ko ntari muzima asanga ni muzima icyo bakoze sinasenze kuko sinanize gusenga ariko numva mfite umunezero rwose nshima Imana kuva uwo munsi rero ndatinze kuva uwo munsi ntangira inzira y'agakiza mva mu rusengero ndasenga ndaririmba ndasenga Imana impereza amasezerano yuko umuntu ukomeye urabohoka ndaririye ndoroshye ndaririye ariko Imana yangiriye neza Imana yangiriye yewe nagoroshye ntabwo sinarase nta bwirasi cyangwa ubwibone ariko ndashimira Imana ubu mfite umugore mfite abana mfite umukwe kwanya nakora hano kwanya akora ngaha rero ndabishimira Imana nawe ari ahangaha turabiganira ranze twabanaga mu rusengero tunaririmbana ariko ndabishimira Imana cyane yego n'ubuhamya kubwumva ujya kubusanisha na bamwe mu bakozi b'Imana bake bapastiri bake bamwe na bamwe baracyari mu mwuka w'abazima bamwe abandi bitabye Imana turaza kubigarukaho ariko iyo zo ngeso zose wavuyemo ubwo buzima bagamo kera uyu munsi hari urubyiruko hari umusore hari umukobwa uri kutureba avuga ngo ngiye ko byananiye kubivamo iyo nshatse kubivamo umwuka urambwira ngo subira hariya ati hari bivuye niho heza rimwe na rimwe inshuti zikaguhamagara zikujyanamo rimwe na rimwe mu businzi mu busambanyi byose uvuze ndetse hari n'abacuruza b'abakobwa kwa kundi babwira ati ndashaka inda imeze gutyo bivuze baracyahari benshi wababwira iki kano kanya byanze kuvayo neza ikintu nababwira buriya hari amakosa abavuga ubutumwa bajya bakora mbimenye vuba uko umuntu agenda abamwe ibi bintu nubwo ntawe ujya ubimenyera by'Imana ariko cyangwa uko umuntu agenda yigishwa hari ibintu ngenda menya kera nyiri umuvugabutumwa mvuge muto maze imyaka 11 ndi umupasitori hari igihe twatubwira abantu nkajya imbere y'abantu ngafata mikrofone ngatanga ubuhamya nkabwira abantu ngo ngwino kwa Yesu ngusige ubusambanyi bwawe aho ngusige ubusinzi bwawe aho ngusige nkuko Baritimayo ngo yasige ikoti cye ngo ngagasanga Yesu ngo nawe sige ubusambanyi bwawe ngusige ubusinzi bwawe ngo ngusige ibyo ngibyo uze kwa Yesu naje gusanga nyine ari iby'ubwana ubwo se kankwereke uramutse ugiye kwa muganga kuri centre de santé cyangwa ku bitaro ukabona dogiteri yanditse igipapuro kinini cyane cyane ngo siga uburwayi bwawe aho ngaho hanze winjire wakumva umusonga wakwishe wenda iryinyo ryakwishe cyangwa wavunitse ari ukabona icyapa kirekire ku bitaro cyanditseho ngo siga ibyawa siga uburwayi bwawe aho winjire hanyuma winjire ngaho tuvugisha ukuri jugunya karande siga karande zawe ahuze kwa Yesu none niba sinzi niba byo kubyumva ndabyumva niko twatubwiriza hanyuma ariko ni ubwana ntabwo wabwira umurwayi ngo siga uburwayi bwawe uze kwinjira kwa muganga ntago ari byo ahubwo ngine kwa muganga umubwira uburwayi bwawe niwe ufite ubushobozi bwo kugukiza iyo tubwira abantu ngo basiga ubusambanyi bwabo n'ubusinzi bwabo baze kwa Yesu tuba turi kubicurika ahubwo ngine kwa Yesu niwe ufite umuti wabyo kuko n'ubundi waruzi uko buri hari abantu basambana batabishaka akamara gusambana akarira akamara kunywa itabi akarira agahinda kakamwica kubera bimubabaje se kubera bimubabaje erega y'umuntu ari kwa Satani abari imbata kandi nta mbata ikora ibishaka hari abantu biba batabishaka hari abantu basambana batabishaka bamana no kubikora rwose agahinda kakabica babuze izo mbaraga zo kubivamo ngewe rero inama nabagira ni imwe ngwino kwa Yesu ngwino ukuri nanjye naje ukundi wowe ngwino ukuri Yesu niwe muganga w'ibyaha Bibiliya avuga ngo niwe ukiza abantu b'ibyaha sibyo ngwino kwa Yesu uze nk'ukuri byose ubizane ubusambanyi inzoga byose n'ubutinganyi byose n'ubujura nubwo waba waravanyemo inda 8 nubwo waba waribye banki ngwino wowe ngwino kwa Yesu nicyo ntabwo ngwira ngo bisigiye uze izo mbaraga zose zifite ntazo ufite ko batubwira ngo tubisige ubisige se hari umurwayi wikiza nta murwayi wikiza wowe uza kwa muganga umuganga w'ibyaha rero ni Yesu wowe ngwino ukuri ikibazo cyacu abapasitori cyangwa abavuga butumwa tujye dushanga abantu bamere tegeza nk'ubu ngubu maze imyaka 21
nkijijwe ndi umupasitori Yego. ndi umuyobozi w'itorero ngashaka ngo wowe witumira nkanjye none ntabwo bishoboka wowe ngwino kwa Yesu hanyuma umubwire Yesu rero ubusambanyi kuvaho bwarananiye ubusinze kubuvaho iyo maze amasaha 3 anywa inzoga numva igitima kiri kudiha kuko muri haba harimo icyobo icyo cyobo rero kirimo kituzuye ni Yesu kijyamo akacyuzuza cya cyobo abantu bagira ibyobo mu mutima yego icyobo kandi ntiwacyuzuza ugishyiramo abagore barebare nticyuzure ukagishyiramo abagore bagufi nticyuzure ukagishyiramo abagore bafite amabuno nticyuzure ukagishyiramo abagore babyibukiye inyuma cyangwa nticyuzure ukagishyiramo primusi nticyuzure ukagishyiramo mitsingi nticyuzure ukagishyiramo mitukanye ndi umurwanyi ndi umwicanyi ngo nubwo nabikoze ntaramenya uwo Yesu rero niwe nyine wandi wababariye cya gisamba bari ku musaraba bari kumumusaraba ngo uyu munsi urara muri paradiso uwo Yesu rero niwe waza akaba ari ugukiza iyo myuka murizo ko n'abantu bagira imyuka y'ubusambanyi ituruka kuri base yego ituruka kuri base wabo ituruka kuri basekuru murizo ko abantu biba bafite iyo myuka y'ubusambo itabaturukaho ahubwo na se yaribaga cyangwa nyirasenge yaribaga babyita ngo karande za karande zo mu miryango ugasanga rimwe na rimwe niba mu bayarinda nabo bayindaya njye nababwira wowe ukuri kose ngwino kwa Yesu mwicarane mubwire uburyo ubusambanyi bwakunaniye mubwire uburyo ubusinze bwakunaniye ubimubwire byose Yesu rero ntateye nkatwe arakubabarira none akubabarira kimwe none akubabarira ikindi ejo akubabarira ikindi ejo akubabarira ikindi ejo akubabarira ikindi ejo akubabarira ikindi n'uyu munsi kugeza ubaye umwere umwere wo tuzamubane tugera mu ijuru muri iyi si tuba tukiri abantu kandi batubwira ngo muze mubabere abera iyo ni teoloji yindi ariko amaraso ya Yesu aratweza byo nibyo tukaba abana b'Imana sibyo amaraso ya Yesu aratweza tukaba abana b'Imana tukanekwa mu gitabo cy'ubugingo ariko ubuzima bwo kwakira Yesu nyuma yo kwakira Yesu tugumaho kubaho mu buzima bw'uko turi abantu nubwo tuba dufite Yesu mu mitima yacu aho dushobora gucumura ushobora gucumura ntabwo iyo umuntu akijijwe uhita ujya mu ijoro uwo munsi nta nubwo uhita wambura kamere y'umuntu uwo munsi ubwo rero duhora mu buzima tugenda tuva mu bwiza tujya mu bundi bwiza kandi dukura yego uyu munsi rero ubikomojeho uravuze ngo umwana ashobora kugira karande turutse ku babyeyi cyangwa se mu muryango bitangira n'ikihe cyo kukubaza rimwe na rimwe dukunda kumva inkuru zitambuka yaba ari hano mu Rwanda no hanze y'u Rwanda ugasanga umukobwa agiye gukora ubukwe kubera ko umusore bagiye kubukorana baramubwiye ngo ugomba kubana n'uriya mukobwa ariko banje kumenya akabyara kuko ushobora kumuzana ugasanga ntabyara yamara gutwita noneho pasiteri nawe akabimenya ahita avuga ngo nanjye sinkigushingiye bikarangira wa mukobwa yishingiye yarihanganye yarifashe kubera ko pasiteri amubera imbogamizi zo kuba yamushyingira nk'uko atwite ugasanga nawe amufashije kujya muri wa mutego yari yaragiye anyura ku ruhande utamutega bivuze ngo gushyingira umuntu atwite ni ikibazo gikomeye cyane umbajije ikibazo gikomeye gishobora no gutuma wenda ngirane bibazo n'abapasiteri bagenzi banjye kandi simbikunda nubwo nshito kabyaje ariko reka tubanze twumvikanye iki kintu gusambana ni icyaha umuhungu n'umukobwa bakoze imibonano mpuzabitsina batavuye kwa padiri batavuye kwa pasitori batavuye kwa shehe bakurikije uko imyizerere yabo icyo gihe bakoze imibonano mpuzabitsina baba bakoze ubusambanyi kandi Bibiliya Imana itubuza gusambana kandi no gusambana bigira iburyo ingaruka zabyo kuko Bibiliya iravuga ngo muzibukire gusambana kuko ibindi byaha byose bikorerwa hanze y'umubiri ngo reka icyaha cyo gusambana cyo gikorerwa mu mubiri imbere kandi mu cyo ko bivuga ngo imibiri yacu ni insengero z'umwuka wera kandi buryo umwuka wera ni Imana sibyo so icyaha cyo gusambana rero kiri mu byaha bibi yego kuko cyo gishobora no gukurikira generasiyo ni icyaha gishobora no gukurura n'imivumo kubazakurikira bityo Dawidi amaze gusambana na Mukawuriya Imana yaramubwiye ngo inkota ntizava mu rugo rwawe kandi nta mwana wari wasambanye niwe wari wabikoze Imana yaravuga ngo inkota ntizava mu rugo rwawe so icyaha cyo gusambana tubanze tugiye kiriya uko byaba biri kose mwaba niyo mwamusenje cy'umuntu mushingirwa mugasambana mwamukoze icyaha hari cyo bita avance icyo ni icyaha ibyo ni isi iri kubizana ariko ni icyaha
icyaha ko bagikora ari benshi ntabwo gukora ibyaha ari byinshi bikuraho ko ari ibyaha ahubwo reka njye ku cyo wari uvuze noneho barasambanye basambanye bakoze icyaha already icyaha cyabaye twumvikana iki kintu mpamvu navuga ngo ibintu ngiye kubivuga bishobora kunteranya n'abapasiteri bagenzi banjye bihangane kandi njye mbwira uri gusubiza ibyo nkubajije icyaha cyabaye gusambana nicyo cyabaye yego sibyo gutwita rero ubwabyo byo si icyaha gutwita ntabwo ari icyaha ariko gusambana ni icyaha kandi gutwita byaturutse mu cyaha ariko gutwita ubwabyo byo gutwita si icyaha ahubwo ni urubuto nyine rw'icyaha yego ndavuga iyo abantu baryamanye batarasezeranye biri kumvikana yego so rero aho abanyamadini tubivangira ni uyu mukobwa n'umuhungu bashaka gushyingirwa ariko baryamanye bakaba batwise bakuje imbere n'abantu bakoze icyaha cyo gusambana ukwiye kubababarira nk'uko wababarira n'ubundi wibye cyangwa wasambanye ntiyatwara inda ukabaturaho imbabazi none uyu muhungu yakoze icyaha n'uyu umukobwa aratwite ufashe icyemezo cyo kutabashyingira icyo ukoze ubimye imbabazi kandi abapasitori n'abakozi b'Imana hari ikintu turi twibeshyaho imbabazi si izacu ni iz'Imana ubundi Imana tugiriye icyizere iravuga ngo bana banjye mujye mutanga imbabazi mu izina ryanjye none twebwe twazigize izacu turazigundira mwanga no kuzitanga kandi imbabazi ni nyir'ubwite n'Imana yaziduhaye nk'ubu iravuga ati Alphonse ujye umpera abantu imbabazi ubatureho imbabazi none twebwe kuzitanga bikanga icyo ni kimwe icya kabiri uyu muhungu n'umukobwa wanze gushyingira niba ajya kwishingira ntuzabahaye satani banze kwishingira banze gukora ibyaha bibiri biri kumwe none baraje ati dushyingire wanze kubashyingira none se ubwo ngubwo ubafashije gukizwa cyangwa none ugiye kubafasha kujya bajya mu mwobo no hasi nk'uko wasanga umuntu yaguye mu mwobo ukamutaha amabuye hejuru bava ko ushingiye umusambanyi ukoze ishyano icya mbere banza ukemura icyo kibazo cyo kubasabira imbabazi icya kabiri itorero Imana yaduhamagariye kubaka ubugingo n'imibiri reka tujye no mu buryo buri sosiyali abo bantu bihanisha no ko bihanisha bakira izo mbabazi icya kabiri uyu muhungu wasambanye n'umukobwa akamutera inda ntabwo ubona ko uyu muhungu wemera gushyingirwa n'uyu mukobwa afite ubunyangamugayo ntabwo ubibona none se yamuteye inda se akamuhakana nkanjye umwana wanjye wa mbere w'imfura njya musaba imbabazi arabizi nta kundi ariko nyina ambwira ko atwite nakubitiye kure kuva yatwite namubonye afite amezi 3 yaravutse yigo mperutse nyina ambwira ko atwite naramwihakanye burundu ati simbya n'umwana namurebye amezi 3 avutse namusabye imbabazi n'umwana wanjye turabana nuko ariko uko biri kose uwo muhungu wemeye gutwara uyu mukobwa ni inyangamugayo kuko aravuze ati reka mfate responsabilité naguteye inda ariko ngwino tubane umwana wacu azavukire mu maboko yacu uyu mwana uyu muhungu urumva nta bunyangamugayo afite nubwo yakoze icyaha none se uyu mukobwa bateye inda ajya kubyarira ku babyeyi be koko umuhungu yamwemeraga urumva wowe ugize neza ubwo se umubyeyi w'uwo mukobwa wamugiriye neza uri pasitori ubu se ari umwana wawe ko anatwe abana b'abapasiteri bashobora gukora ibyaha ko batakozwe mu byuma ari umwana wawe yeye gusambanura bimenya kuki se utakumva ko umwana wundi wasambanye nk'uko wawe yasambana nta mwana wa pasiteri usambana abana b'abapasiteri se ni bamarayika nibo bamarayika nibo bari bakora ibyaha kandi babigisha ijambo ry'Imana abana banjye bari isandahazi abana b'abapasiteri bakora ibyaha nk'uko abandi bakora ibyaha nabo se barasambana reka reke kubashinja ibyaha ariko nzi ko n'abana b'abapasiteri rero muri mabona basinze none se uretse n'abana babo nta bapasiteri bakora ibyaha uretse n'abana babo icyaha cyo guca ku mutama yari ifite ibyo byo byari ifite biroroshye reka ngusubize ikibazo nshaka gusubiza ariko icyo nakubwiraga ni iki icya mbere uri pasitori aba bantu bakoze icyaha basabira imbabazi icya kabiri girira imbabazi uyu mwana uri mu nda uri inosa umwana muziranenge uri mu nda umugirire imbabazi ababyeyi be bashyingirwe azavukire mu biganza by'ababyeyi be
kugira ngo ajye kuvugira kwa sebukwe. Icya gatatu, girira imbabazi ababyeyi baba bana, ababyeyi b'uyu muhungu, ababyeyi b'uyu mukobwa, ubagirire imbabazi kuko ibyaha abana barabikoze, ariko ntibamware abana baba babyariye mu rugo rwabo bajye kubyarira mu rugo, babyariye mu ngo zabo bajye kubyarira mu rugo rwabo. Sinzi nibyo nibikuvuga kubyumva ngewe tugendana cyane nuko mbibona. Ngewe umuntu yaje imbere yanjye ndi pastori, yarasambanye, ndamwihanisha, Imana yampaye imsigira amavuta kubwira abantu uko bababariwe ibyaha, nkabababarira ibyaha. Urumva banansengera ku pastori, ngiye barambwiye ngo uwo nzababarirwa ibyaha azabibabarirwa, n'uwo nzabirekera azabigumana. Ngewe rero gutanga imbabazi sizanjye, sinzivana mu mufuka wanjye, sinzivana sizanjye, ni iz'Imana. Imana kandi yampaye ubushobozi bwo kubwira abantu ngo ndabababariye. Umuhungu n'umukobwa basambanye ndabababarira, namara kubababarira bagashingirwa, bakaba abakristo beza, turabafite mu rusengero kandi bingira akamaro bashingiye gutyo. Hanyuma uwo mwana akavukira mu biganza bya se na nyina akishima, n'aba babyeyi nabo bakavuga ngo abana bacu barashingiwe ntibatubyariyeho nubwo bari bakoze icyaha. Ngiye nuko mbigenza, kandi nta rubanza bincira. Ukamushingira se nk'umukobwa yambaye agatimba mu maso kwa kundi, cyangwa uhita ubwatikuraho? Agatimba gute? Kwa kundi agatimba bagashyira mu maso. Birabyo by'agatimba n'abantu babizanye, byanditse muri Bibiliya. Birabyo agatimba karaka boroka gutya, biraseze ibintu by'abantu ushaza bagakuraho, ushaza bakagumishaho. Nta ushatse kuvuga ngo ni by'agatimba ari abantu babizanye? Ni ibintu by'abantu, ni ibintu by'abantu. Hari ibintu ngende ndi mutoya, hari ibintu kera bageraga umukobwa ukiri umwari nyine kera bakagashyiraho, ariko so uyu munsi wamenya umwari n'utari umwari da. Uwo mukobwa waza gushyingira abavanyemo induru babamenya, abamaze iminsi babiciye babataye mu musarani babamenya. Ntabwo wamushyingira abiteyemo ibyuma ibyo kudatwita se cyangwa banyweye imiti wabamenya. None uwo muntu watwise kuko byagaragaye niwe ugiye kwigerezaho nkana, ubu se abandi bo ubabwirwa n'iki? Dufite igipimo tubapimisha, si ukurebera icy'amaso gusa. Ikindi abapastori, umukobwa akaza ngo ngwino ngupime ndebe kudatwite. My friend, ngiye mu bintu Imana yampamagariye, ntabwo ndi muganga. Ngiye Imana yampamagariye kuvuga ubutumwa, kuvuga Yesu, ntabwo Imana yampamagariye gupima abakobwa batwite n'abadatwite. Ntabwo ndi muganga, ndi umulaborante. Ngiye ndabasengera, nkabahanisha ibyaha, uwihannye akihana, utihannye ibyo biramureba. Ariko ngiye nta muri make hari igihe umuntu tujye mu bintu bitari ibyanjye, ibifite agaciro tukabereka, tukajya mu bidafite agaciro. Ejo ukomeje kuragonibuka akavideo kawe kasirikiye mu minsi yashize, uri kuvuga ngo utampaye n'abandi bampa, unabyanze nakishyura. Kiriya kibwiriza rero nyine nuko ikibazo cyanyu namwe abanyamakuru, namwe nyine namwe mufite ibibazo. Abanyamakuru namwe mujya uyu muhungu ko iyo yigeze ubutumwa nyamuna mubwira newe ntukajye mbere nka bene wanyu, ugafata ikibwiriza. Urabona dukoze hasi isa, sibyo? None umuntu agafata akantu k'amasegonda 3 ukagakatinga, amara ugakatinga kare ukohereza ngo za TikTok mugani wanyu. Ariko cyari kibwiriza nari nabwirije mu rusengero muri katedrali, I think muri katedrali yari cyumweru kibanziriza Noheli, nundi hari mu kwa 12 nk'uko. None nabwirizaga ku ijambo rivuga ngo ukundisha Uwiteka Imana yawe umutima wawe wose n'imbaraga zawe zose n'ubwenge bwawe bwose, kandi ukunde bugeze nk'uko wikunda. Ndabwira iyo ukunda Imana ntabwo wayihemukira. Mu by'ukuri uretse n'Imana n'umuntu ukunda ntiwamuhemukira. So rero naravuga ngo ntabwo dusambana kuko twabuze abo dusambana nabo, ahubwo twanga gusambana kuko dukunda Imana. Ndavuga nti n'ikimenyimenyi ntabwo nabuze gusambana nawe utampaye n'abandi baba utampereye ubuntu natanga n'amafaranga. So nuko nakavuze nyine abahungu muhita mugacamo murakohereza, ariko mu by'ukuri nicyo nashatse kuvuga. None se kankubaza, ubu ndi kunywa aya mazi nyoboye ko mitsingi baho, ngenzi nuko imera, uburyohe bwayo ndayizi, narayinyoye imyaka myinshi, yewe none nakoze no mu ruganda ruzikora, nzizi imitsingi zitarajyamo amazi, nzizi zitarizajyamo amazi, nzizi zitarizashya neza, nzizi zimaze icyumweru zihiye, nzizi zikonje, nzizi zishyushye, ariko tone kunywa amazi. Mbese tujye kuko nabuze sinzi nayigura ngubu, wenda tujye kwigura 2. Ntabwo 2 se ntabwo nabibura, ariko kubera ko nyine ndi inshuti ya Yesu, utemera ko nkubisindisha, ndanywa amazi nkanywa fanta ngashima Imana. Ubu hari umuntu uri kwaketa avuga ngo diabete yari imwishe, ngo yagiye ku mazi. Nagize umugisha ndi muzima, kandi niyo nayirwara nk'uko abandi bose bayirwara, kandi barayurura uranivuza ugakira. Nibyo. Ariko nibyo ngibyo ntabwo byaturitse, kandi akantu ntabwo kavuye, ariko n'ubu nabivuga ntabwo. None se ubu ngubu kuba ntiba nuko naburi ibyo niba, oya ntabwo naburi ibyo niba, sibyo? Nakwiba n'amafaranga y'itorero,
kandi turayangira nayiba nkagura imodoka nkikungahaza ariko sinakwiba sibyo hari n'abayiba ibyo bintu hari abahagera baturutse ku ruhande batarinjira neza bakahita batangirira aho ngaho. my friend reka mbaze nkubwire inshuti yanjye nubona umuntu ari umuntu w'Imana yibye pasiteri cyangwa umuvugabutumwa cyangwa iki ntabwo uba wisuzuguye ariko usuzuguye n'Imana. Uzi impamvu ngewe uko mbona kambwira impamvu ntakwiba yego uko ko n'Imana itubuza kwiba. Bibiliya iravuga ntukibe. Kwiba bitera umwako. Ngewe nibye naba niteye umwako. Uzi impamvu ngewe nakishijwe ntagira akamambiri nabikubwiye. yego Ngewe nshingirwa kuwa gatandatu kuwa gatanu byageze nta shuka byo gusasa ku buriri mfite. Umugore wanjye ne warizanye nari buze. Ngewe nashingiwe nta nama y'ubukwe ibaye pi yose yashire mu nkwano. nta nama y'ubukwe Yose yashire mu nkwano. inkwano se nyivanye nta byo gukwa nani nyifite se agiye kwa databwa nabwo munyihangane nta kintu rifitiye cyo mfite urukundo mfite na Yesu mu mwana wanyu baramumpa nta kintu nari bifitiye sibyo. Ubwo rero niba Imana yaramvanyaho ikabingejeje aho uyu munsi ndi umuntu w'umugabo w'umukristo w'umurokore w'umupasitori wubashywe n'Imana wubashywe n'abantu ufite umuryango yego simfite ibyamirenge ariko kandi sindi n'umutindi. Ufite Kristo muri wowe. Ufite Kristo kandi Kristo mufite aragwa no kunyurwa nibyo ariko mu byukuri ntabwo nakwiba sinzaniba. By the way nta n'imfura y'umunyarwanda ntiyiba uretse n'umukristo n'umunyarwanda w'umunyarwanda ntabwo yiba. Kiwe rero ntabwo naba ari kwibuza imigisha naba ari kwifungira imigisha. Ejo bundi Musigaye mwaratugize ibisambo ng'abapasitori ng'abapasitori ngo bariba ng'abapasiteri baturira amafaranga abapasiteri batunzwe n'amafaranga yacu ariko ikamabaza ko mujya muvuga ng'abapasiteri turya amafaranga harya kuki mujya mutekereza ku mafaranga yanyu turya ntimutekereze ku cyo tubamariye. Turabasengera tukabaturaho umugisha tukababatiriza abana tukababatiza ubwanyu tukabashyingira tukabasura mwapfa tukabashyingura mukanaririmba ngo twabaririye amafaranga twariye ni ayahe? Ese ubwo amafaranga wena mwatuye mumpaye ibyo 5,000 ko mbana reba nkaho navugiye ubu amagambo yose mvuze wampiki tuvugisha ukuri ko muye habaye musisi ko muye habapfumusi anabaye muso mu ko muyajyana muri Rayon Sports ko muyajyana muri Arsenal ko muyajyana mu ndaya yose kabatera n'imyako utuye ugatanga icyo cya 10 cyangwa amaturo pastor wakubwirije ubutumwa pastor wagusuye pastor wakwatuyeho umugisha pastor uhora buri munsi agusengera akavanaho dukewe wenda akaryaho kariho kazi Imana yamuhamagariye. Ubwo ni igihugu cyacitse umugongo abanyarwanda kandi abanyarwanda niyo mpamvu mutajya mubona imigisha myinshi banga gutura cyane. Mujye mubanza murebye tubamariye mureke kubanza kuvuga ibyo turya amafaranga yacu. Reka natwe tugira yacu. Reka natwe turatura. Ese hari ibintu bijye binsetse. Ntimuze ka pastor dutura. Hoya Ndi imbere y'Imana. Ndi pastor ndatura. Nubu tugiye ku rusengero hakoreka igitabo cya 10. Urumva? Niyi sawa mpaye amafaranga 10,000. Bitamvana y'igihumbi. Sinshobora kurya amafaranga ndatanze cya 10. Ariko muze ibya 10 byanyu n'amaturo turatura aba pastori. Dutanga icya 10 n'amaturo nk'abandi bose kuko natwe dukeneye bigisha nkamwe. Ariko tugeze n'icyo turya tuba tukibye. Rimwe na rimwe rero ukazasanga babandi washingiye baranubatse cyane rurakomeye urugo rurenze urwa babandi babanye umwe adatwite cyangwa se bataragerageza gukora icyo cyaha. Rimwe na rimwe ugasanga ukubitewe no bwangu banyiri ikizere pasiteri Bishop aranshingira yirengagiza izo ubuzima nari ndimo yirengagiza imico byose nakoze ankura mu mwuka wundi nari mfite anshyira mu mwuka mwiza w'Imana. Ugasanga rwubatse rurakomeye cyane cyane rimwe na rimwe ugasanga ahisaba n'umuyoboke kurenza babandi washingiye batarakora icyo cyaha. Tumukunda gura nacyo cyane umuntu washingiwe atwite yego cyangwa umugore batwite yakira imbabazi nk'uko uwari wese azakira. Kandi burya umuntu wakiriye imbabazi akazakira azakira nazakiriye.
dufite benshi mu rusengero rwose abakozi b'Imana pe yego byabayeho barababarirwa barihana kandi barabyaye kandi bakorera Imana barashima Imana rero ubundi se umuziranenge ninde umuziranenge ninde ko twese dutunzwe n'imbabazi z'Imana burya ko ikibazo cyacu twafashe ibyaha tukabishyira mu byiciro by'ubudehe bimwe tukabishyira rero tukabigira rero abarokore dusigaye dufite n'ibyaha bitwa inyongobiza bugingo ariko buryo wavuze ngo ntugasambane niyo wavuze ngo ntukice wavuze ngo ntukice niyo wavuze ngo ntuzange mugenzi wawe rero abashingiye batwite bameze nk'abandi bose yakijijwe abakijijwe iyo yihanye abayihanye kandi agakorera Imana numva ari icyo ngicyo yego akorera Imana birimo birumvikana cyane tuvuze ibyo cyane cyane mu nsengero uyu munsi turagenda tubona insengero zitandukanye yaba ari iz'abagabo yaba ari iz'abagore yaba ari iz'abasore bakiri bato yaba ari iz'abakobwa bakiri bato bakora umurimo w'ivugabutumwa batandukanye tukabona noneho abantu bakagaruka cyane ku bintu kuba cyane mu nsengero zitandukanye waba uri gusenga akora ku muntu akagwa hariya ati Pakistan ati kwageya ati vamo ukabona araguye ukabona rimwe na rimwe yafashe nk'imbago arajugunye aragiye bira bintu bibonye ubona gute wowe icyo nemera ko Imana nuko twira tukabyitirira ariko nemera ko Imana igikora ibitangaza ntago ibitangaza by'Imana mu by'ukuri byakamye Imana iracyakora ku buryo kuba wasengera umuntu ufite ubumuga cyangwa ubana n'ubumuga ufite ubumuga akaba yakira pe yego umuntu urwaye kanseri wamusengera burya n'Imana imukiza yakira pe yewe n'izi za sida wamusengera nge nemera ko yakira atari wowe umukijije ariko Imana yamukiza mu by'ukuri pe naho ibyo gukora ku bantu bakagwa nkunda kubibona mu bantu bo muri Nigeria na za Ghana ni Kigali kuko n'ahangaha ni Kigali barahari hari ahantu nagiye gusengera mbona abantu gusa icyanangaje nuko ngewe banyuzeho sinago warakandagira urafasha kadebe ukuntu ndi bugwe abantu bose mbona baraguye ngewe mbona singuye sinzi uko byagenze ariko mu by'ukuri ngewe cyane ko no mu itorero ryacu rya Anglikani bitabamo ntabwo ibintu byo gusengera abantu bakigutaza ntibibamo ariko buri ibintu by'Imana nirinda kubivugaho cyane mvuga ibyo nemera nuko numva nagira ku ijambo ry'Imana ariko ibyo byo gusengera abantu bakagwa ababikora bafite uburyo babyemera ababikora bafite uburyo babyemera ngewe sindasengera umuntu ngagwe ngewe ndamusengera yaguye akabyuka ariko sinavuga byinshi ntabwo ngewe simbizi mbibona gutyo no mu itorero ryacu ntibibamo sinarenzanya n'abantu nanjye kandi mu bapasiteri b'abanyamasengesho mbamo wenda izo mpano nazo ngera ariko iyo rero gusengera abantu bakagwa ntabwo iwacu bihaba nta nubwo nabitindaho cyane wewe no kuntu ngo bikoza Nigeria ngo bakazana ngo imbaraga ngo kuntu kwaga tujya nko muri Nigeria tugiye kugura imico ya myenda bambara abaturage baho ko nabi mu bitenge none ngo abakozi Imana sigaye bajya bakagura imbaraga nta nubwo nabihakana cyane ntawe nzi nta no nashinja ariko burya erega abitwa abakozi b'Imana twese ntabwo turi abakozi b'Imana mu by'ukuri none se ntabwo twese twahamagawe burya hari abantu bahamagawe na Satani hari abantu bahamagawe n'Imana hari abantu bihamagaye hari abahamagawe na bene wabo gusa Bibiliya iravuga ngo muzamenyera ku mbuto bera imbuto bera nizo zizakwereka niba umuntu ari umukozi w'Imana cyangwa atari umukozi w'Imana ariko mu by'ukuri ntekereza ngo izo mbaraga ntizabura kuko abantu barashaka icyubahiro abantu barashaka amafaranga none se mu gitabo cyo kuva havuga uburyo Mose yagiye mu Egiputa agafata inkoni ye akayiterera hasi gahinduka inzoka ariko n'abakonikoni nabo abakonikoni nabo guteka kureba bari byiza cyane abakonikoni nabo bazanye inkoni zabo bazishyize hasi zihinduka inzoka gusa icyaje gutandukanya inzoka ya Mose n'inzoka z'abakonikoni nuko inzoka ya Mose yazimize zose ariko zose bari kuzireba inzoka ya Mose itari yazimira ariko ubona zose ari inzoka utazitandukanya ngo utandukanye iya Mose n'iy'abakonikoni rero uyu munsi kuba hari abakozi b'Imana baba bakorana n'imyuka mibi ntabwo nzi nta nabo nashinja ariko ntibabura
Barahari. Ese niba Yesu yari afite abigisha 12 harimo na Yuda umwe uyu munsi dufite abapasiteri ibihumbi n'ibihumbi avuga ngo abantu bose n'Imana yabahamagaye aya ahubwo ndasaba abantu gutuza abantu bagasoma ijambo ry'Imana abantu bagasenga kuko inzo zose ziri umusaraba siko zibara umusaraba nirimbira yibaho umusaraba ntabwo zose bari inzu y'Imana ntabwo inzu zose zibaho umusaraba zose bari inzu z'Imana ikindi kandi nta nubwo umuntu wese ufite agasaraba hano cyangwa wambaye nk'uko kwacu nta utabyambara nuzo si ibintu bidodwa n'umuntu ntiwagerwa bidodesha umusaraba suguza ukamushyira ahangaha sore hari umuntu asose mu rusengero rwacu yakoze ibyaha aragenda ashinga itorero ry'abantu nk'umunani arangije ati ndi bishop kandi yaravuye muri Anglikana atasoma n'igice ibyo ni ibintu wakwiye so abakozi b'Imana barahari ariko n'abasatani barahari ntabwo nabitindaho bikomojeho nyuma y'umupasiteri waje hano mu Rwanda ejo bundi yajya mu gitaramo yatumiyemo na Apotre Mignone aho yari yamwakiriye barimo barasenga n'umugabo ukunda gushyirwa mu majwi cyane sinzi impamvu babivuga bamwe akavuga ngo akorana n'imyuka mibi abandi ati arakora ati umupasiteri mwiza cyane biravugwa aritanga atanga amafaranga menshi cyane azaba azifashishwa mu kubaka inzu y'Imana ariko agaruka ku kintu kivuga ngo uru Rwanda ni irembo ry'ijuru Rwanda ndi kubibona neza ni irembo ry'ijuru ubibona gute wowe ngira ngo ntekereza ko mu by'ukuri ntabwo u Rwanda ari irembo ry'ijuru ahubwo wenda kubera gukunda u Rwanda yumvishe nta kindi yaruvuga yumva yikundiye u Rwanda nk'abandi bavuga ngo Imana iri guhari gataye u Rwanda buriya kwari uburyo bwo gukunda igihugu ukumva ko nyine kubera igihugu cyawe ari cyiza ukifuriza umugisha nta handi Imana yararuretse mu Rwanda ukabivuga muri ubwo buryo ariko ntabwo irembo ry'ijuru tuzi ni rimwe ni umwami Yesu Bibiliya ivuga ngo niwe nzira y'ukuri n'ubugingo ntabwo byo kwa data ntamujyanye rero u Rwanda ni igihugu cyiza ariko ntabwo ari irembo ry'ijuru ahubwo wenda navuga ko n'amarangamutima yo gukunda igihugu ko gifite abayobozi beza kandi igihugu cyiza akavuga ati nkurikije ukuntu iki gihugu cyiza cyaba n'irembo ry'ijuru buriya natwe abavuga tuba tugidukabye yarakabije ni ugukabye ugasa naho ukabije ariko ntago ari byo ni ugukabya cyangwa se ni amarangamutima yo gukunda igihugu uko gisa uko kiyobowe ariko ntabwo irembo ry'ijuru ni rimwe ni umwami Yesu gusa umwami Yesu gusa bavuga se ko ngo gahunda ngo y'imyuka mibi ngo ishobora kuba ngo nayo ngo ishyirwa imbere cyane uravuga uramuvuga butumwa Kayanja uri kwa Mignone ngiye Mignone ari mu bapastori muri kino gihugu nemera rwose ari mu bapastori muri kino gihugu Apotre Mignone ari mu bapastori muri kino gihugu nemera ari mu bapastori bagize vision kandi mu by'ukuri bafashije abantu urebye abantu bari mu itorero rye cyane cyane abantu b'igitsina gore yarabafashije pe abantu barakizwa abantu barahinduka bubaka ingo nziza bakora za business bagira ubuzima buriya ari mu bapastori muri kino gihugu nemera rwose bafite vision nemera pe uriya mugabo rero kuba yaraje abantu bakajya bitura hasi n'iki Mignone nawe afite uko abyemera ntabwo nabitindaho ariko nta n'ikindi kintu kindi nabivugaho ibindi ni ukureba ngo ese ubundi hari umuntu ntiyakizwa atituye hasi hari umuntu ntiyabohoka atituye hasi ariko ngewe Mignone ari mu bapastori muri kino gihugu nemera kandi bafitiye igihugu umumaro kandi bafitiye ubukristo umumaro nawe ibyo kwitura hasi byo nanjye ndakiga sindamenya byinshi nzakomezanya n'ingende nsenga Imana izagenda isobanurira byinshi nawe uzabatura hasi niyo mpamvu impano zo gutura abantu hasi mu byo nakwifuza kereka Imana ibaye ntabiyisabye ariko ntabwo use utuye umuntu hasi akavunika ukuboko cyangwa agacikamo umugongo cyangwa ukamutura hasi atwitinde kavamo wahita ubwira Imana ngo mutere izo manza bazazikira ukuntu uhita bavuga ngo Imana ngo ukora iyo bwabaga Bibiliya abantu uzagerageza Uwiteka Imana yawe niko Bibiliya ivuga ndumva ari ibyo uravuze ngo ndakiga kubera ko hari n'ahandi nzagera uyu munsi tugenda duhura icyo nashimye nuko wowe ufite aho usengera uravuze ngo ndi umwangirikani abangirikani iyo bavuze abangirikani benshi bahita bumva Rutayisire
tugiye kugaruka ariko kuri uyu munsi ku mbuga nkoranyambaga bari benshi bari kumva ku cyo kiganiro bavuga ngo nepo najya atambara iki kibazo uyu mupasiteri uyu mubishop nawe uzahura nawe wari wese muzaganire aravuga ngo uyu munsi duhura n'abapasiteri benshi tugira benshi hano batandukanye hano ku mbuga nkoranyambaga baba batwigisha baba bagenda bigisha uburyo butandukanye basaba n'amaturo nako kazamo benshi bakabigarukaho cyane ugasanga nta n'itoro bafite nta n'urusengero bafite basengeramo dufite abitwa ngo ba Mutesi dufite abitwa ngo ba Claude dufite abitwa ngo ba Bishop Gerard benshi batandukanye urihangana nkujyane gato kubaze wabona gute urangerageje ngiye gutuma ariko mu by'ukuri nongere mbisubiremo umupasitori si ukwambara umusaraba umupasitori si ukwambara nk'uko twambaye umupasitori si ukubivuga umupasitori ni uwubibonaho ukabona ubuzima bwe n'ubuzima bw'igipasitori nyine ibyo akora nyine akora nk'iby'abapasitori ibyo avuga nyine avuga nk'iby'abapasitori aya mazina uvuze sinyasubiramo bamwe ubuhamya bwabo urabuzi bw'ingo zabo bw'imibereho yabo hari abo uvuze rishaka gusubira amazina hatazagira uvuga ngo nagize ariko umupasitori uhagarara wicara nk'ahangaha nicaye akito ikintu kimbabaza nuko muri kino gihugu umuntu wese avuga ngo ndi pasiteri bakamwita pasiteri ndi bishop bakamwita bishop nicyo kintu kijye kimbaza muri kino gihugu base ntibavuze ngo yita pasiteri hari nk'uvuze aho ngaho njya nyoberwa niba ari umupasitori niba ari gute gusa umuntu uhagarara pasiteri agatukana ku mugaragaro n'abashumba bo mu iminsi ntibagitukana ndavuga abashumba b'ibinga ntibagitukana bariya ntabwo ari abapasitori ntimuzongere kubita abapasiteri simvuze abo ngabo uvuze ariko abameze nkabo cyangwa ibyo bavuga ariko mu by'ukuri umupasitori si ikoti umupasitori si umusaraba hano umupasitori si ibingibi umupasitori zavyumva uzamumvamo amagambo y'Imana uzamumvamo amagambo yahishe umugisha uzamumvamo amagambo y'umugisha uzamumvamo amagambo ya Bibiliya uzamumvamo ubuhamya bw'uko yakijijwe donc uzamumva ko bazamureba nta ibyo kuvuga ngo ndogo yangu burya na Yuda yari intumwa na Yuda yari intumwa ariko yagambaniye umwami so aba babirirwa kuri za social media rero bameze nk'abataye n'umutwe ntabwo bari abapasitori nimuzongere kubita abapasitori cyo bita gute uyu yita pasiteri ariyita byiyita cyangwa yari we ko mutashobora uko mutakiranuka neza koko tubyije kuri koko hari nk'umwe mwaba uvuze ushaka ko uyoye umurebye koko amagambo amuva mu kanwa Pastor Mutesi karatwigisha ariko ntabwo bivuze izina izina ni uri kuyavuga aratwigisha umuntu nakwanga uzamwihanganire uyoboke yawe Pastor Claude akatubwira ngo Imana ifite pièce witwa Gerard mu ijwi ryiza ukavuga ati yoboka Imana wambabariye muzamenyera ko mbuto bera abo bose tuzazimenya gute rero abo bose muzajye kureba ingo zabo nimusanga ziriho muzamenye ko ari abapasitori abo bose muzajye kubareba nimusanga bafite intama kuko uri umupasitori ni umushumba n'intama umushumba udafite intama se bari umushumba muzabamenyera ko mbuto bera mu by'ukuri umuza kwantu ukoresheje ngo bazabamenya ku mbuto bazera ariko ngaruka no kandi kantu ushizemo ngo muzarebe ku ngo zabo bivuze ngo n'abarandi makuru yandi bafiteho urwa mbere rwaranze urwa kabiri ruranga urwa gatatu ruranga ngo ndashakagera no ku rwa 10 shakagera no ku rwa 10 umuntu agwara ngo ni pasiteri uzaceceke uzagende wibaza ngo ariko pasiteri nyereka intama zawe uzirebe uzumve nibwo uzamenya ko ari pasitori umuntu nakubwira ngo ari pasiteri uzamubwira ngo tujye iwawe urebe umugore we urebe abana be kuko Bibiliya bivuga neza ngo nta muntu wamushumba nta muntu waba pastori ntushobora kuragira intama ntushobora kuyobora abantu b'Imana kuyobora urugo rwa byarakunaniye nose umugore yarakunaniye umwe babiri ngo uzayobora abana 1000 muri katedrali aho dusengera dusenga mu iterano dusantura abantu nka 700-800 bariza n'abanyobora bandusha amashuri bandusha n'imyaka sibyo none se urugo rwanjye rwabagwananiye nkajya kubakiza abandi
abana banjye babana niye nkajya kubaka iby'abandi rero ubuzima uzakubwira ngo uri pasitori uzaceceke umurebe wumve ibyo avuga urebe ibyo akora ubihwanye nurangiza urebe urwo rwe urebe intama ze wumve reputasiyo afite mu bantu uko abantu bamuvuga nibwo uzamenya niba ari pasitori niba atari pasitori naho ibintu byo muri kino gihugu umuntu awuka uyu munsi ngo ndi apotere ngo ndi bishopu ngo ndi pasitori wakumva ibintu avuga nk'ibyo umunywa itabi n'umunywa itabi wiyuha ntiyabivuga bamwe muri rimwe na rimwe abantu nabo bakabona ko abantu babigarukaho cyane bakabyibazaho cyane tuzafata umwanya muremure tuganire cyane cyane ku mikoreshereze y'imbuga nkoranyambaga cyane cyane ku bakozi b'Imana uzaba ufite umuntu uzatwemerera ukaba ufite umwanya akongera ukaduha karibu ni ikaze ni karibu nanjye nabakunze nkunda ukuntu muri friendly ariko kimwe mu nakunde niwe iyi style umukoresha yo kuganira nabikunze nubwo mwagiye mumbaza ibibazo bikomeye ukuntu nyine byazantaranye n'abapasiteri bagenzi banjye ntabwo tuba turi gutira mbere byose tukiganira n'abantu banzi bazi ko ndi umwe mu bantu ntabwo nzi kuvuga ibintu ku munwa bitandukanye biri ku mutima ntabwo nyabishobora so rero ariko nabashimiye Urugendo TV ndetse niyo Gezabutumwa TV kansaba abantu bakurikiye kugira ngo mukande subscribe mukande na like ndetse na share mu by'ukuri kugira ngo ubutumwa bugere ku bantu benshi kandi ndabasengera kugira ngo uyu muyoboro w'Urugendo TV ndetse niyo Gezabutumwa TV Imana ibagure Imana ibagure pe Imana bakomeze Imana bagire neza abandi bafite inzira bahisemo zo gushaka ibindi bamamaza ariko mwebwe kwamamaza inkuru nziza y'agakiza tubonerwa muri Kristo Yesu wambwiye ko mujya mukora no mu byingo aho muzaze ngewe umusanzu wanjye nyamutanga icyo nshoboye ndagikora icyo ndashoboye hari abandi bagishoboye so rero mwakoze ku bwaya marembo mufunguye Imana bahumugisha ngira ngo nindi ntamwe nanjye Imana inteje ntabwo mwungutse mwenyine nanjye ndungutse ko umuntu wese uzakurikirana Urugendo TV ndetse niyo Gezabutumwa ngira ngo ubutumwa zabwumva iki kiganiro azacyumva nongere nsegure ku muntu ngewe njya mvuga ibintu numva nemera uzumva ibyo mvuze tutemeranywa nawe azaze hano avuga ibyo nawe yemera biri mu mutima we nanjye navuze ibyo nemera uzumva ibi atabyemera ibyo mvuze nawe muzamuhe mikrofone avuga ibyo yemera yego turagushimiye cyane ndetse n'umugisha wawe turawakiriye ndetse tunagushimira ku mwanya mwiza waduhaye ukatwakira hano mu rugo mu karere ka Rusizi ndetse ni akarere keza kabamo abantu beza cyane kabamo umugisha cyane cyane nkunda no gukorana n'abantu bahangaha cyane dukunda gukorana ibiganiro benshi batandukanye ubwo natwemere ko tuzagaruka ni by'agaciro cyane ndagushimiye cyane murakoze cyane Imana bahumugisha nabavuze ngo Imana bagure izi TV zanyu Imana zazagure hanyuma kandi ndasabira umugisha umuntu wese ukurikiranye Gezabutumwa TV ndetse n'Urugendo TV dukurikiye Imana guhumugisha ndagusengera umugisha ndagusengera amahoro y'Imana ndagusengera ubuzima ndagusengera ubwiza bw'Imana ndagusengera kwagurwa n'Imana Imana kuha umunezero Imana guha ibyishimo uyu mwaka wa 2025 tugiye kwinjiramo uzakubera umwaka w'umugisha uzakubera umwaka w'ibyishimo uzakubera umwaka w'amasezerano amaso yawe azabona ibyiza amatwi yawe zumva ibyiza ibiganza byawe bizakira umugisha w'Imana Imana izakuzamure mu rundi rwego kandi ibyo umaze iminsi utegereje Imana ibiguhe ngusabira rero umugisha wa kibyeyi ngusabira umugisha wa gishumba mu izina rya Data wa twese n'Umwana n'Umwuka wera amen ndabashimiye cyane yego ndabashimiye cyane namwe twabanye muri kino kiganiro ndabashimiye cyane mwe mwakoze subscription ndetse nanabashimira cyane nshimira hoteli twicayemo ni hoteli nziza iherereye mu karere ka Rusizi ukigera mu guest house bayita Peace Guest House ni hoteli nziza cyane ukigera mu karere ka Rusizi ufata umuhanda
cyangwa ugafata umuhanda umera nk'uwerekeza ku Kivu ku mazi, dore ko inaherereye iruhande rw'amazi. Iyo wicaye hano uba witegeye ubwiza bw'ikiyaga cya Kivu, ndetse umanuka ahahoze hitwa ngo Gare ishaje cyangwa se ahari kaminuza nshyashya, wagera ukamanuka ugata umuhanda ujya ku kibuga cy'indege cyangwa se ka Cyangugu, ukamanuka hepfo ubera nk'ugana ku Kivu, uhita ubona icyapa kinini cyanditseho iyi hoteli. Ni hoteli nziza ifite ibyumba byiza, ifite amajaride zitandukanye. Nahageze ndahakunda cyane, masanga twatuzu twiza cyane, tumwe bavuga ngo n'utwa kinyarwanda. Wageze neza uricara ugatengamara, bakakwakira serivisi nziza cyane. Nahakunze cyane, ndetse nanjye nahagushimira cyane cyane wowe ukunda kuba uri ahantu hatuje hatari urusaku, ndetse hari n'akayaga keza. Nitwa Nepo rero, Urugendo TV, iyogezabutumwa TV. Imana ibahe umugisha kandi ikomeze isubize ibyifuzo byanyu. Murakoze cyane.